bakunzi bacano imbaraga z'ubugingo, Mwami Yesu nashimwe cyane. Ndabashuhuje aho muri hose mu izina rya Yesu Kristo. Imana iduhana umugisha kandi mbifurije umugisha w'Uwiteka. Nitwa Mukandengoro Laurence, nje imbere yanyu kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, no kuriganiraho ubundi umwuka wera w'Imana akadufasha twese kurisobanukirwa no guhindurwa naryo. Nanjye nk'uko mba mbibabwira, mba numva nanjye nshaka ko iri jambo rigira icyo rimarira, rigira icyo rihindura mu buzima bwanjye no mu buzima bw'umwuka. Rero reka dutangire dusenga Imana, kuko byose tubikora mu izina rya Yesu. Mana nziza, Mana y'icyubahiro, Mana ishobora byose, Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera, gutatu butagatifu ukaba Imana imwe. Izina ryawe nirihimbazwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Mu izina rya Yesu Kristo wuzuye icyubahiro no gukomera. Nta yindi Mana ihwanye nawe, ntawera nk'Uwiteka. Wowe Mana y'ukuri kandi wowe Mana yo kwizerwa. Tuje imbere yawe Mwami, tuje bwoko bwawe, turaje kugira ngo Yesu utweze, uduhumanure, udukureho urubanza rw'ibyaha n'umugayo wose. Mu izina rya Yesu, reka rero twumve ijambo ryawe Mana, kandi ijambo ryawe Yesu urikoresha icyo ritumye mu mitima yacu, urikoresha icyo ritumye mu isi. Mana duhindurwe naryo kandi duse naryo. Urakoze rero, urakarama, kohereza umwuka wera nk'umufasha adufashe muri uyu mwanya mwiza tugiye kumva mu ijambo ryawe. Ng'umugende wowe ugeze amazi aho ushaka. Urakoze rero kubyumvise kandi kugiye kubikorera kwiyubahisha. Mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye, amen. Yesu nashimwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cy'Abikorinto, urwandiko rwa mbere rw'Abikorinto. Pawulo yandikiye Abikorinto, igice cya mbere umurongo wa 18. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana. Kuko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Imana ishimwe cyane. Twongere dusome mu gitabo cy'Abagalatiya, ibice 5 umurongo wa 24. Abagalatiya ibice 5 umurongo wa 24 haravuga ngo aba Kristo Yesu babambanye kamere n'irari ryabyo. Dusubiremo. Aba Kristo Yesu babambanye kamere n'irari byayo. Imana ishimwe cyane. Tugiye kuvuga kuri aya magambo aboneka muri Bibiliya. Pawulo yandikira Abikorinto iri jambo n'Abagalatiya, yashakaga kubabwira kubamba ingeso zabo za kamere, cyangwa se kubamba kamere ku musaraba wa Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana rero ni ryiza, kandi ijambo ry'Imana riberaho kudushyira mu murongo neza, umurongo Imana idushakamo. Rero iri jambo umusaraba Pawulo yandikiye Abikorinto
ni ijambo rikomeye, ni ijambo rifite ubusobanuro bwinshi ku bahanga bo gusobanura ijambo ry'Imana, ariko dukurikije uko ijambo ry'Imana ritubwiye tugiye kugerageza kuriganiraho. Nawe ufite ikindi gitekerezo, ufite uburyo nawe umwuka yagiye ari gusobanurira ukurikije uko warisomye. Rero hano tuba tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, si ukwigisha. Hari abigisha Imana yadushyiriyeho mu nsengero, nibo tujya tugenda tukigiraho, kuko niyo mpamvu hariho ijambo ry'Imana rivuga ngo twigiye ku birenge by'abatubanjirije. Aha rero tuba tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, mbabwira iryamfashije namwe mwungikanya no kurindi ryabafashije. Ariko Pawulo yandikira ab'Ikorinto arababwira ngo ijambo umusaraba, ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ni ubupfu, ariko twebweho abakizwa n'imbaraga z'Imana. Uyu musaraba ni umwe Yesu Kristo yabambweho, awubambwaho kubw'ibyaha byacu kugira ngo twebwe dukizwe. Ibyaha byari bimaze kuba byinshi mu bantu, Imana igambirira kurimbura abantu yicujije icyatumye irema umwana w'umuntu. Hanyuma kubw'imbabazi zayo igira iteka ryose, bituma itanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo ngo aze adupfire ku musaraba kugira ngo tubone agakiza. Nuko rero abwira ab'Ikorinto avuga ati umusaraba ku barimbuka ntabwo wabibabwira ngo babyumve. Ku barimbuka n'ubundi ni ukuvuga ngo impamvu barimbuka ni uko batazi umwami Yesu, ni uko biyobagije inzira yo gukiranuka, ni uko bahisemo inzira y'igihogere, batigeze bahitamo inzira ifunganye. Ubwo rero ku barimbuka ubabera ubupfu, kuko umusaraba ufite kondisiyo, umusaraba ufite amabwiriza ku muntu uwumvira. Rero iyo umuntu yarangije, cyangwa se umuntu uwemera, ukaba wemera umwami Yesu n'umukiza wawe, ukaba wemera urupfu n'izuka rye, icyo gihe ugendera muri kondisiyo z'umusaraba ukabona gukizwa. Ariko kurimbuka izo kondisiyo ntazemera, ntazumva, kuko ubundi umuntu wese wakira umwami Yesu n'umukiza we akaba azi neza agaciro k'urupfu rwa Yesu Kristo no kuzuka kwe, uwo nguwo aba ari umwana n'ubundi utari urimbuka, utari uwo kurimbuka, ni umwana w'ubugingo. Nuko rero arababwira ati ku barimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebweho biduhindukira imbaraga z'Imana. Ni ukuvuga ngo rero ku musaraba niho hantu honyine tubasha kubamba ingeso zacu, niho tubasha kubamba ibyaha byacu, niho tubasha kubamba kamere zacu. Ubwo rero burya Yesu igihe yajyaga ku musaraba ntabwo yawugiyeho gusa ngo ahita awuvaho, ahubwo yawugiyeho awubambaho bya byaha byacu. Niyo mpamvu hari ijambo rivuga ngo twaje turemerewe, ngo twuburiye amaso ku musaraba ngo duture imitwaro yose twari dufite. Ni ukuvuga ngo rero iyo umuntu wese yuburiye amaso ku musaraba, imitwaro yose yari afite imuva ku bitugu. Iyo mitwaro ni iyihe? Ni imitwaro y'ibyaha, ni imitwaro ya kamere, ni imitwaro y'ingeso nyinshi zitandukanye, ni imitwaro nyine y'ibyaha. Yesu rero yagiye ku musaraba kugira ngo dukizwe ibyaha byacu. Yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Icyo yendaga kuturuhura ni iki? Ni ibyaha byitugatuga mu mutima w'umuntu, ni ibyaha bitujyana mu kurimbuka. Uyu musaraba iyo uwizeye ukubera uw'imbaraga z'Imana, ariko iyo uwusuzuguye ukawukeresha ukubera uwo kurimbuka, ukubera uw'ubupfu. Ni ukuvuga ngo rero umwana w'umuntu aremyemo ibice bitatu. Aremye mu gice cya mbere ni icy'umubiri, ikindi cya kabiri ni icy'umwuka, ikindi cya gatatu ni icy'ubugingo.
rero igice cya mbere cy'umubiri, umubiri uremye mu buryo bw'ubwoba, uremye mu buryo bwo gukora icyaha mu buryo bworoshye, kuko Adamu na Eva bakimara gukora icyaha ngo bahise babona bambaye ubusa. Uyu mubiri nta cyari kikiwukingirije, nta cyari kikiwambitse, bahise bambara ubusa. Bishatse kuvuga ko uyu mubiri rero ukiwufite biroroha kuba wacumura, kuba wagwa mu cyaha runaka, kuba wakwisanga muri kamere no mu ngeso zitandukanye zitari nziza. Uyu mubiri rero ibyawo ni ibyo kwifuza bya hafi, ibigaragarira amaso. Uyu mubiri mbese udushora muri byinshi. Uyu mubiri ugira irari, uyu mubiri ugira intege nke, uyu mubiri ugira kwihakana Imana byihuse, uyu mubiri ugira n'urupfu. Uyu mubiri ugupfa, ugapfa, umubiri ugapfa rwose, umuntu bakamushyingura. Rero uyu mubiri twese turawambaye, ariko uyu mubiri mo imbere utwikiriye byinshi. Uri inyuma y'igice cy'umwuka, ukaba n'inyuma y'igice cy'ubugingo. Ariko byose iyo ubigenjeje neza, iyo ubashije kubimanaginga neza, bibasha kubaha Imana, bikaguhesha ubugingo. Noneho igice cya kabiri rero ni igice cy'umwuka. Igice cy'umwuka ni cya gihe uba wakiriye Umwami Yesu, ni cya gihe uba wizera ijambo ry'Imana, ni cya gihe uba wizera uyu musaraba, ni cya gihe uba ukora ibyo umwuka ashaka kandi ibyo umwuka akunda. Umwuka rero akunda ibitandukanye n'iby'umubiri ukunda. Umubiri ukunda ibyo kamere ikunda, ariko umwuka ukunda ibyo gukiranuka kose guturuka muri Kristo Yesu. Uyu mwuka rero, iki gice cy'umwuka ni ingenzi ku mukristo. Ugomba kuyoborwa n'umwuka, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo abayoborwa n'Imana, abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Kuko ngo utayoborwa n'umwuka wera w'Imana ntabwo uba uri umwana w'Imana, kuko ntaho uba uhurira n'Imana. Kuba rero uyoborwa n'umwuka biba bivuze ko uri automatique ku Mana, nibwo ubaye umwana w'Imana. Imana ibaye umugisha. Hanyuma igice cy'ubugingo ni igice, isubiye inyuma gato, igice cy'umwuka ni igice duhererwa ubuntu, ni igice Yesu yaduheremo agakiza ku buntu. Agakiza ntaho wabona ukagura, ntaho wabona ugasaba, ntaho wakakugabira. Ni ukuvuga ngo ni impano y'Imana igira gutya ikaguha, ikakwemeza, umwuka ukakwemeza ko ukwiriye guhinduka umwana w'Imana, ukava mu by'isi, ukarekura isi, ukarekura iby'umubiri ugusaba, hanyuma ugahinduka rwose nk'umwana w'Imana ari we Yesu Kristo. Ukagira gukiranuka, ukagira guhinda umushyitsi muri wowe, ugatinya ibyaha, ugatinya n'ingeso mbi za kamere. Hanyuma igice cy'ubugingo ni igice cyo rero bigusaba kubamba ingeso na kamere n'ibyaha n'iruba ryabyo ku musaraba. Ni igice kigusaba kwanga burundu no kurekura no gutandukana cyane n'ibyo umubiri, igice cy'umubiri kigusaba. Kandi ni igice kigusaba guhora wezwa, ni igice kigusaba guhora ukaraba mu maraso ya Yesu Kristo, usaba umwuka wera w'Imana, usaba umusaraba wa Kristo Yesu kukweza no kugutunganya. Ni ukuvuga ngo ubugingo burakorerwa rero, buraharanirwa. Ugomba gukora ibyo umwuka ashaka kugira ngo ubugingo bube bwuzuye. Ukabamba ingeso zawe hehe? Ku musaraba, kuko niko ijambo ry'Imana ritubwiye mu Bagalatiya, riravuga ngo aba Kristo Yesu babambanye
kamere n'iruba n'irari n'iruba ryayo. Ni ukuvuga ngo irari ryose na kamere, za ngeso zakunaniye, za ngeso zananiye, rwose utarabibambye ku musaraba ngo utandukane nabyo, ntabwo wazabona ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo ubugingo buraharanirwa, ubugingo burakorerwa. Uzabubona wahatanye, ntabwo uzabuhabwa ku buntu, biragusaba kwezwa no kumanika no kubamba ingeso zawe cyangwa se kamere zawe, kamere zanjye, iruba n'irari byose nkabibamba ku musaraba. Ntahitamo kwezwa rwose. Imana ibamfashirize, nanjye mfasha, tubashe kubamba izi kamere n'iruba n'irari byose ku musaraba kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Imana yacu ibampere umugisha mwinshi. Rero Imana ni nziza. Akamaro k'umusaraba, Pawulo yaravuze ngo ni imbaraga ku bawizera. Ni ukuvuga ngo iyo ugeze ku musaraba rero, cyangwa se iyo uhanze amaso umusaraba, wumva wongerewemo izindi mbaraga zo gukunda no gushakashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kose, ngo ibindi tuzabyongererwa. Murumva ko Adamu wa mbere yazanye icyaha mu buzima bwacu, azana urupfu, ariko Adamu wa kabiri yaje azanye ubugingo buhoraho. Kuko ngo uyu musaraba Yesu yawubambweho, abambaho urupfu, abambaho kurimbuka, abambaho ibyaha byacu, abambaho iruba, abambaho birya byose bitugora mu buzima bwa gikristo, bya bindi bijya bitunanira bikadutwaza igitugu, za kamere mbi zose. Uyu musaraba rero ngo uwuburiyeho amaso uhita umuhindukira imbaraga. Imana yacu ishimwe. Abisiraheli bakiri mu rugendo ruva muri Egiputa, ngo bageze mu butayu, ngo bahuriye n'inzoka zifite ubusabwe bukomeye cyane bwinshi. Ngo noneho Mose asenga Imana, Imana iramubwira ngo genda umanike inzoka mu butayu, ngo nuko uzayirebaho wese yarumwe n'inzoka ngo azajya ahita akira ubumara bwayo. Aragenda abikora uko, ariko ngo byagaragazaga ko hari umwana w'Imana ugiye gutambwa ku musaraba kugira ngo uzajye umurebaho wese azakira urupfu rubi rwo kurimbuka, azahabwa ubugingo buhoraho. Nuko rero niba abantu barizeye umusaraba cyangwa se barizeye icyo giti cyabambweho cyamanitsweho inzoka, kandi bagakira ubusabwe bw'inzoka, ni ukuvuga ngo umusaraba wa Kristo Yesu rero ni uw'igiciro. Ntabwo waje kudukiza ubusabwe bw'ibyaha, waje kudukiza ubusabwe bw'amarembo y'ikuzimu, waje kudukiza kamere. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo Yesu yaje kudukiza kurimbuka. Umwizera wese akizera urupfu n'izuka rye, azahabwa ubugingo buhoraho. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyinshi. Haleluya, haleluya. Imbaraga z'agakiza. Umusaraba wa Kristo Yesu ni imbaraga z'agakiza kacu. Aho niho havuye gukizwa, aho niho havuye gutsindishirizwa, aho niho havuye umwuka utwemeza iby'ibyaha byacu. Turahinduka rwose, dusa nuko Imana ibishaka. Ariko tukiri muri iyi si, biba bisaba ko duhora twezwa, biba bisaba ko duhora twiyinira, biba bisaba ko duhora dutekereza ku musaraba wa Kristo Yesu, tukamenya niba koko tubamba ingeso zacu na kamere. Ubwo rero kubamba ingeso zacu ni ukwezwa, bisaba ko duhora twezwa. Ariya amaraso ya Yesu Kristo yaviriye Golgotha ku musaraba, umumaro adufitiye ni uko duhora twezwa.
wakora icyaha ukavuga uti mwami Yesu, menye neza yuko nakosheje, menye neza yuko nakoze ibyangwa n'amaso yawe, ukavuga uti amaraso ya Yesu Kristo nanyiza ntunganye, ukatura. Habaho kwatura. Umuntu yezwa yatura ibyaha bye, yezwa abireka, yaturira kureka, ukabireka rwose. Kuvuga ngo umuntu wese ucyambaye uyu mubiri ukiriho wa mwuka wa Adamu wa mbere acumura buri munsi, ariko kubw'umuntu ufite Adamu wa kabiri ahita amenya ko Adamu wa kabiri ari we Yesu Kristo yamennye amaraso ku musaraba kugira ngo ayo maraso atweze adutunganye. Amen. Hari ijambo dusanga mu Baroma ibice 12 twarisoma hanyuma tukumva icyo Pawulo avuga ku byerekeranye no kwezwa, tukumva kwezwa icyari cyo n'umumaro wabyo. Imana yacu rero ibahe umugisha mwinshi. Kwezwa ni ngombwa kuko uwejejwe wese ntazarimbuka, kandi amaraso ya Yesu Kristo tugomba kuyizera rwose, kuko ayo niyo maraso atarayo mu bitungwa, ni amaraso ya ntama w'Imana, kuko niko yavuze ngo dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. Ukiza ibyaha by'abantu, ntama w'Imana ukiza ibyaha by'abantu ni uwo nguwo Yesu. Reka dusome mu Baroma ibice 12 umurongo wa mbere. Haravuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Imana ishimwe. Urumva ko rero imibiri yacu kuko igizwe n'ubwo butatu nababwiye, butatu bw'umubiri, umubiri, umwuka n'ubugingo. Uyu mubiri rero birasaba ko tuhora twezwa. Urumva yandikiye Abaroma, Pawulo yandikiye Abaroma arababwira ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, kubwa kagakiza twahawe tukagahabwa kubuntu, kuri cya gice cy'ubugingo, kuri cya gice cy'umwuka twaherewe ubuntu. Ndabinginga cyane kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera. Umuntu atanga ubuzima bwe ryari? Umuntu atanga ubuzima bwe cya gihe yihana ibyaha, cya gihe harimo asenga amasengesho yo kwiriza ubusa, cya gihe aba arimo akora imirimo y'umwuka, cya gihe aba ababarira utamusabye imbabazi, yihanganira ibimugerageza, arwana intambara kigabo, akora imirimo myiza yo gukiranuka, yibuka umusaraba wa Kristo Yesu, yibuka ko yakosheje akihana akagarukira Imana, cya gihe aba yatura ibyaha, aba arimo yeza iyi mibiri yacu. Cya gihe yimye imirimo ya kamere ko ariyo imubanziriza, ko ariyo ikora. Mu Bagalatiya ibice 5 haravuga ngo dore imirimo ya kamere iragaragara niyi, uvuga ko ari ugutongana, ibyaha by'urukozasoni, ubusambanyi, ibintu nk'ibyo. Mu ibyaha ibyo nibyo bya kamere nyine, iyo niyo mirimo ya kamere, ibintu by'urukozasoni. Mu Bagalatiya ibice 5 birimo, naho turaza kuhasoma turebe iyo mirimo ya kamere iyo ariyo ku batayizi, ariko kuyizi ubu ngubu mwatangiye no kuhumva. Hanyuma rero iravuga ngo ndabinginga cyane mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera. Uyu mubiri dukwiriye kuwutunga ariko wera, ari igitambo cy'Uwiteka. Iyo urimo wiyiriza ubusa,
bya binure by'ibyaha, ya magufwa akomeye atihana atagonda ijosi, ibyo byose biragenda bikajya ku gicaniro bigashya, bikavaho hagasigara umuntu ugizwe n'umwuka, ugizwe n'ubugingo. Cya gice cy'umubiri kirapfa. Umusaraba rero uvuze ko ari ugupfana na Kristo, ari ugupfa ku bwa kamere, ari ugupfa ku bw'ingeso mbi, ari ugupfa bwo kwihana no kwezwa no gutungana, hanyuma ukazuka, ukazukira mu mwuka no mu bugingo. Imana yacu idufashe cyane. Imibiri yacu rero kuko ari insengero z'Uwiteka, dukwiriye rwose kuyitunganyiriza gukora umurimo w'Uwiteka, ngo kuko ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye, niko gukorera Imana gukwiriye. Bibiliya iravuga ngo naho wavuga indimi nk'iz'abamarayika ngo ariko udafite urukundo, ibyo byaba bibaye impfabusa. Ni ukuvuga ngo imirimo yose twakora ariko tutarapfuye ku bwa kamere, tutarapfuye ku bw'ingeso, tutarapfuye ku bw'ibyaha, tutarazukanye na Kristo Yesu, byaba ari impfabusa. Rero birasaba yuko umuntu wese wizera umusaraba wa Kristo Yesu agomba kuba atanga umubiri we nk'igitambo, kugira ngo rwose yezwe no kugira ngo abe ariko kwikorera gukwiriye. Imana yacu ishimwe. Hanyuma uko twavuze, uko Pawulo yandikiye ab'Ikorinto, yavuze ngo kuko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Ibintu by'agakiza k'Imana iyo uzanyemo imitekerereze yawe n'ubwenge n'amasiyanse ntibihura. Niyo mpamvu rero Imana yavuze ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge. Bamwe bumva bahakana Imana, bamwe bumva ko kuba ivugabutumwa ryaraje ari imyumvire cyangwa se ari ibirangaza bazaniye Abanyafurika cyangwa bazaniye abantu bamwe ngo babirangarireho, abo bahakana ijambo ry'Imana, bakigira abanyabwenge, bakumva ko iby'ijambo ry'Imana rivuga atari ukuri. Ubwo bwenge bw'Imana izaburimbura, kandi urumva ntizarimbura imbuto itarimbuye igiti yezeho. Ni ukuvuga ngo rero dukwiriye kumenya igiti tweraho icyo ari cyo. Niba uri urubuto rweze ku giti cy'ubwenge, uzahora wera iteka ryose. Ariko niba wareze ku giti cy'ikiburabwenge, uzarimburanwa nacyo. Ni ukuvuga ngo rero bwa bwenge buhinyura Imana, ba banyabwenge bahinyura Imana, cyangwa se ugatekereza ko Imana itariho, cyangwa se ko Yesu Kristo atabayeho, ugahakana umusaraba wa Kristo Yesu, ugahakana urupfu n'izuka rye, ugahakana ibyo kwera kw'Imana, ugashyiraho logike zawe, icyo gihe ubwo bwenge bwawe ngo buzarimbuka kandi uzarimburanwa nabwo. Imana rero idufashe, itugirire neza, ngo kandi n'ubuhanga bw'abanyabwenge nabwo izabuhindura ubupfu, n'ubuhanga bwabo izabuhindura ubusa. Ubuhanga bwabo buzarangira. Ibyo twiga mu mashuri, ibyo dusoma mu bitabo bisanzwe, biriya byose bizarangira, ariko ijambo ry'Imana rizaduherekeza. Ijambo ry'Imana niryo rizaducisha ku musaraba. Ijambo ry'Imana rizadusobanura. Bibiliya cyangwa se umuririmbyi yararimbye aravuga ngo iyo ibintu biyoberanye mu isi, Imana ifata umwanzuro ibintu bigasobanuka. Ni ukuvuga ngo isobanura ubuzima bwa gipagani n'ubuzima bwa gikristo. Ahari tukiri muri iyi si birasa naho bivangavanze, kugaragaza kwera kw'Imana biragoye kuri bamwe, ariko n'ubu ufite kwizera, ukaba ufite ako kabuto, ukaba ufite akabuto k'ubwenge, ukaba ufite akabuto keze kuri Kristo Yesu, keze ku musaraba, keze ku gakiza, ako kabuto Imana izagasobanura kandi gahore kera iteka. Imana yacu ibampera umugisha mwinshi.
Bibiliya iravuga ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana. Uko tuzasa ntikurerekanwa, ngo ariko uwo mwami niyerekanwa tuzasa nawe. Uyu munsi ntabwo ubwiza bwacu burerekana, ariko buzerekanwa Kristo Yesu nawe niyerekanwa, ngo tuzasa nawe. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Yesu yaravuze ngo akabuto iyo kataguye mu butaka ngo gapfe, gakomeza kuba uko kari kameze kakiri konyine. Ni ukuvuga ngo rero umuntu abwirizwa kugwa muri Kristo Yesu, kugwa mu maraso ya Yesu, kugwa mu gakiza, kugwa ku musaraba, ukemera ugapfa, kugira ngo udakomeza kuba uko wari uri ukiri wenyine. Rero Pawulo yaravuze ngo ngerageza gukora ibyiza, ibibi bikantanga imbere, ngo nshobozwa byose na Kristo nk'imbaraga. Ibi bintu byo gupfa kuri kamere, byo gupfa ku ngeso, ntabwo wapfa kubishobora, ariko wizeye Kristo Yesu nk'umutangambaraga n'umutangabugingo, Yesu abasha kugushoboza gupfa neza kugira ngo uzahabwe ubugingo buhoraho. Imana yacu ishimwe cyane. Urubuto rero tweze, akabuto k'agakiza kagomba kuba karaguye muri Kristo Yesu, kagapfa ku byaha, kagapfa rwose, iruba ry'ibyaha rigapfa, kamere zigapfa, ingeso zigapfa, irari ryose ry'umubiri n'imirimo ya kamere byose bigapfa, hanyuma ukazukana na Kristo Yesu wadupfiriye Golgotha ku musaraba, kugira ngo ubwenge bw'abanyabwenge butazarimburanwa nabo, n'ubuhanga bwabo butazahinduka ubusa, ahubwo tukazaba abana b'Imana. Imana yacu ibampere umugisha. Imana rero dushoboze gukiranuka, Imana idushoboze kubamba ingeso zacu ku musaraba, Imana idushoboze kuburira amaso ku musaraba, Imana idushoboze guhora twezwa ku bwa kamere, Imana igitweza kuri za ngeso zose zatunaniye, Imana igidushoboza kwihanira kureka, Imana idushoboze rwose gupfa kudukiza kurimbuka. Imana yacu ishimwe. Reka rero dusenge Imana, twiragiza Imana kugira ngo Imana idufashe kubamba ingeso zacu na kamere zacu n'ibyaha byacu ku musaraba, kugira ngo tumenye akamaro k'umusaraba. Umusaraba rwose niwo gakiza, niwo bendera ry'abakijijwe. Amena. Imana ibafashe, nanjye mfashe, ikomeze kudushoboza. Ntabwo byoroshye kuko turi muri iyi si, kandi iyi si iyoborwa n'umwanzi, ariko nitwuburira amaso y'umutima ku musaraba, tukamenya ko watubambiwe, akatubamburirwa, akajya mu ijuru, agasiga tubwiye ijambo rikomeye, akaravuga ngo, akasiga avuze ngo ngiye kwa Data kubategurira, ngo aho nzaba niho muzaba, ngo hariyo amazu menshi, ngo atabayomba bibabwiye. Mbese nitwumva yuko nyuma y'ubu buzima tuzaba mu buzima bw'ubugingo buhoraho, twimanye ingoma na Kristo Yesu, tuzagira dute? Tuzanesha. Ntabwo ari twebwe tuzabyishoboza, ariko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo duhore twezwa kuri kamere, duhore dupfa ku ngeso mbi, duhore dupfa ku byaha, twezwe rwose, ngo kandi dutange imibiri yacu iba ari ibitambo byejejwe, ngo niko kuyikorera kuzuye. Imana ishimwe, niko kuyikorera gushimwa n'Imana. Imana ridufashe tubashe gutsinda uyu mubiri, tubashe gutsinda Satani, tubashe gutsinda n'iyi si, ahubwo Imana idushoboze kubaho mu buzima bw'umwuka no mu buzima bw'ubugingo. Imana yacu ibampere umugisha. Reka tubanze dusenge dushimira Imana kubwira ijambo ry'Imana ryumvikanye mu matwi yacu. Mana, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ritubwiye neza imbaraga z'umusaraba, yuko
abawizeye bakawiringira abo ngabo bazahabwa imbaraga nshya, bazongererwa imbaraga mu bugingo, bazahora baguhanze amaso kandi bazahora bakomejwe nawe Yesu. Ngo ariko kubarimbuka bibabera ubupfu. Mana uturinde kurimbuka, uturinde uru rupfu mu izina rya Yesu, ahubwo duhe guhanga amaso ku musaraba, duhe kukuzanira imitwaro. Niko ijambo ryawe ritubwira ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Yesu, reka udushoboze mwami kugutura amaturo y'ibyaha byacu, kugutura amaturo ya za kamere zacu, kugutura amaturo y'ingeso zacu zatunaniye, maze udukize kandi udutabare mwami. Reka utubohore rero mwami, udukureho urupfu mu izina rya Yesu, dukureho kurimbuka, ahubwo Yesu umusaraba wawe intsinzi y'abera, ibendera ry'abera, ibendera ry'abakijijwe rihore rizamuye ku itorero ryawe, rihore rizamuye ku bantu bawe bakubaha kandi bagucira bugufi. Reka amaraso ya Yesu Kristo arusheho kutweza no kudutunganyiriza kuzakubona. Reka dupfe ku bwa kamere, ahubwo tuzuke ku bw'ubugingo mu izina rya Kristo Yesu, amen. Murakoze mukomeje kudukurikirana kuri channel Imbaraga z'Ubugingo. Turabasaba ko mwajya mwumva video ikarangira kugira ngo mwumve icyo Umwuka abwira amatorero, kandi mukadufasha no kwamamaza ubutumwa bwiza mubwoherereza inshuti zanyu kugira ngo batazarimbuka, bazamenye umucyo w'Imana uzabarasire. Hanyuma mukora subscribe kandi mwandika no hasi comment kugira ngo tubone ko muri kumwe natwe, kandi mufite n'ikindi gitekerezo cyo kwagura ubwami bw'Imana, rwose mwaduhamagara kuri iriya nimero iri hasi cyangwa mukatwandikira iri kuri WhatsApp, mukatwandikira mushaka inama, guhugurwa, natwe kandi dukeneye n'ibitekerezo byanyu byiza mukabiduha, tuzarushaho kunezerwa no gukomeza gukorana namwe umurimo w'Imana. Rero Imana ibamere umugisha aho muri hose, amaboko y'Uwiteka abashyigikire muri byose, kandi amaraso ya Yesu Kristo arusheho kubabaho ikimenyetso mu izina rya Yesu. Turabakunda, amen.